Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo igare, ni inzira y'amagare itegetswe. Harimo abanyamaguru, ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo inka, ni inzira y'amatungo itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, duhisemo C ivuga ngo ni inzira y'inyamitende n'abanyamaguru. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibi binyabiziga: A, ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ibinyabiziga bigendwamo n'abana, na B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi ni ikinyabiziga gihagaze impande y'umuhanda ku nkengero y'umuhanda, hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa baze kumenya ko kibabereye imbogamizi. Ariko ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tunyabiziga bashyiramo abana bakagenda basunitse, na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, tuno tugare mubona ko nta binyoteri tugira, nta matara ndangaburumbarare tugira. Niyo mpamvu ntibitegetswe kugira ibyerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda iruhande rwawo. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo, rizakora icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufashe kubona kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ndakeka ko mwabonye iriya video y'ibyapa nyongera nabakoreye. Ese kino cyapa kiba kirangwa n'amabara asate?
A ubururu umweru n'umukara, B umukara umweru n'umuhondo, C icyatsi kibisi umuhondo n'ikirango cy'umukara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni A ubururu umweru n'umukara. Kino cyapa nyongera neza kimeze gutyo ushobora kuba utakiza ariko uzi ukuntu ibindi byapa nyongera biteye. Murabizi ibyapa nyongera bafite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ubururu umuzenguruko w'ubururu, umweru ubuso bw'umweru, umukara ibirango by'umukara. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye ibyapa nyongera, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Nubona utari kuyibona, nimero yanjye mba nayibahaye, nyandikira kuri WhatsApp nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya kane kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Igomba kuba iri he? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A mu kaboko k'iburyo akurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba atari igisobanuro cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni mu kaboko k'iburyo hakurikije aho hayaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe iyo nyamaswa. Ibigomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko ubugendwamo mu cyerekezo kimwe. Noneho cyaba ari ikinyabiziga kikaba kiri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. Wari wahisemo A iba ari igisobanuro cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisobanuro cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C uvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabera imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga bagihagaritse nijoro hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo mwebwe muri gukoresha inzira nyabagendwa muri kuza mugisanga mumenye ko kibabereye imbogamizi, mumenye ingamba mufata. Ariko ngo hari ibinyabiziga byo mu gihe babihagaritse ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibe binyabiziga A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A velomoteri na B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kubera iki? Kubera ko bitwara umwanya muto ku buryo n'ubundi niyo babihagarika bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro.
Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta nzira ihari. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayigukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntawe ushobora kurenza ibi bipimo: A, metero 11, B, metero 10, C, metero 7, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 7. Ntabwo agomba kurenza metero 7. Iyo bavuze umutambiko, niba hari umupine uri iburyo undi uri ibumoso, kiriya cyuma gihuza imipine ibiri nicyo bita ngo umutambiko. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose. Ku muzamuko cyangwa gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Feri y'urugendo yo ni ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bubangutse, bwizewe kandi nyabwo, ko yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa igeze ahaterera. Noneho feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Ni ibibazo bitatu babazaho. Ndizera ko nibaramuka ukojeje kimwe muri byo uzahita ugikora, kubera ko mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe nuko ibihe bimeze, n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Ese bagomba kugaragazwa gute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B, nyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyumuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo, cyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni ikihe? Imbere bakoresha itara ryera, none hano bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo. Oya, ntabwo bakoresha itara ry'umuhondo, imbere bakoresha itara ryera. Inyuma bakoresha itara ritukura, none hano bavuze ngo inyuma ni itara ryera, imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ritukura. None hano bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi ryakagombye kuba itara ryera, inyuma baravuga ngo ni itara ryera kandi ryakagombye kuba itara ritukura. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, ariko nibaramuka babigwaye babihinduye babishyizemo, uhita ubikora mba mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uturiya turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Babishobora guharirwa abanyamaguru ryari? Ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, atari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ni ukuvuga ngo ahantu henshi abanyamaguru baba bemerewe kuhaca, mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Hatari ibyapa bibuza ngo hari icyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, uba wahaca. Mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ukeneye kode, mbwira ubwoko bwa kode ukeneye nkufatire kode aho waba urose mu gihugu, iminota 3 umaze kubona kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda ukazakora rimwe ugahita utsinda, cyangwa se mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, umuhanda urombeje ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, niba harimo 50 uzatwarira munsi ya 50, nturenze kilometero 50. Ugitwara muri kilometero 51 mu isaha bazahita bakwandikira, ariko nutwarira muri 50 kumanura ko nta kibazo, kubera ko kino cyapa kivuga ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ntabwo ahoramo 50, ahubwo biterwa n'agace ugezemo. Hari igihe uzabona harimo 80, 40 bitewe n'agace ugezemo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ukurikiranye na romoroki cyangwa se rukururana, ese ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga retroviseri. Nuvuga ngo iyo wasize umwanya uhagije hagati yawe na rukururana, bijya birafasha uwo muntu utwaye romoroki kugera kurebera muri retroviseri, ku buryo ashobora no kubona imbere nta kibazo gihari,
akaba yaguha ibimenyetso bikwemerera ko wamudepasa. Ndakeka ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze ni iki wakora? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B, kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C, gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D, guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo twamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Urahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza kugira ngo udahita wihura mu muhanda ugateza ibyago abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo nizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda ari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu ari iki cyapa cyo guhagarara hano. Tegereze neza rino sangano ry'umuhanda tugezemo, hari kiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanuye guhagarara. Nura murongo urombereje imbere y'iyi modoka. Ese nuko ari cyari kiriya cyapa? Nura murongo urombereje imbere y'ira modoka. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, muvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona isugi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Tegereze neza ino modoka igiye kwinjira mu rino sangano ry'umuhanda, ariko ntabwo uri kureba iburyo bwaho, ntabwo uri kureba ibumoso bwaho, kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Rero ugomba kumanza ugahagarara kuri murongo wo guhagararaho umwanya muto, kubera ko biba bigoye kubona neza mu muhanda munini. Nkwibutsa ko video y'amashusho yose abazwa meza atya nayo gukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora. Rero ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ntibwacya ngo uhite wihura mu muhanda, hari ikintu busabwa kuba ufite. Ukeneye iki? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi D. Ibisubizo byose nibyo. Ubukeneye ko ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ibyo mwita perime, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ndetse n'icyemezo cy'iyandikwa y'ikinyabiziga. Ibi byose nibyo busabwa kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa biteganywa n'itegeko. Ndakeka ko waramusamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Ese icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite iki? A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura buso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura buso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura buso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura buso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bakunda kugishyiraho akenshi iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Bakakubwira ngo amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo, menya ko noneho ugeze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Uzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Yari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Impande zombi iyo zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, usubiza ko ari ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikurwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura iki? A, ibinyabiziga birenze kimwe. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C, ibinyabiziga birenze bibiri. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri na C, ibinyabiziga birenze bibiri nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso kuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze bibiri. Ndakeka ko waramutamo C rero, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni ugakomeza. B, gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka umuhanda bitunguranye. C, nta bwitonzi budasanzwe bukenewe. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni B, gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka umuhanda bitunguranye. Niba uri kugenda ukabona autobus irahagaze, hari abanyeshuri bari kuvamo cyangwa se bari kujyamo, urumezo w'ikinyabiziga witurutse inyuma, ukomeza ugabanyije umuvuduko kugira ngo umunyeshuri najya mu muhanda bitunguranye ube yohagarara bikoroheye. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, A, imodoka igomba kuba ifunze. B, umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Kubera iki? Kugira ngo abayandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bamusanga bamenye ko ababereye imbogamizi
bamenye ingamba barafata atabateza ibyago. Biriya byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Rero reka amatara yo guhagarara umwanya munini akaguma yaka. Ndizera ko waramusitamo se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tugufatire kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha n'ugerwaho uzakorera rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.